uzabaza Imana ngo ariko uru rugamba ndimo kurwana. Iri ni ryo somo rya mbere rikomeye. Isezerano ryonyine Imana iha abantu bayo iteka ryose irababwira ngo nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Igisubizo kuko nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko nzakurengera, kuko irakubwira ngo birahagije yuko mba ndi kumwe nawe. Urugamba rwacu rutangira kuneshwa iyo tugendana n'Imana. Urugamba rw'ibyaha rutangira kuneshwa iyo ugendana na Yesu. Kuki tugomba kuvuga ubutumwa? Murabizi umunsi wa mbere twarebye umuntu mu bwami bw'Imana, kuko burya impamvu tuvuga ubutumwa nuko dushaka kugarura abantu mu bwami bw'Imana. Abantu batangiriye muri Edeni, ariko Imana ifite gahunda yo ko tuzarangiza muri Yerusalemu nshya. Burya ikintu abantu batazi ni Adamu adakora icyaha, nubundi twari kurangiriza muri Yerusalemu nshya. Edeni yari kugenda, mujya mubona, mushobora no kubyumva, ibihugu byose bigenda biva mu cyaro bijya mu mujyi. Buriya rero natwe uko byari kugenda, iyo Adamu adakora icyaha yari kugenda akura mu myumvire, mu mikorere, kugeza igihe Edeni yari guhinduka Yerusalemu nshya. Ariko akoze icyaha, umugambi w'Imana wo ntiwavuyeho, ahubwo Imana iravuga ngo nzabagarura muri wa mugambi. Ni nabyo tuzareba ejo twiga inyigisho yitwa umugambi w'Imana, Mission Day. Kuko iteka ryose Imana ihorana umugambi. Nawe wicaye aha ngaha, ahubwo nicyo kibazo dufite. Abantu benshi ntabwo bazi yuko buri uvuka ari ibyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo uri accident, ntabwo uri impanuka, ntabwo uri ikigwira ngo uvuge ngo nagize gutya manuka mu kirere nikubita hasi ndi ikimanuka ushwe. Buriya buri muntu wese Imana ijya kumurema yaramwitondeye. Niko Dawidi avuga muri Zaburi 139 ngo ndagushima yuko wandemye mu buryo butangaje. Imana ikicara ikakurema mu buryo butangaje, kandi buriya koko wicaye ukitekerezaho uremye mu buryo butangaje, burenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Twese turemye mu buryo butangaje. Noneho umuntu akakubwira ngo ariko ngo ngiye ngo mbona ngo nta n'icyo nzi, ngo nta n'icyo nshoboye, ngo nta sinzi n'iki Imana yandemeye, ubundi ngo buri Imana yashyiriraga icyano ku isi. Ntukibaze icyo kibazo. Aho kwibaza icyo kibazo ujye ukibaza Imana, ubwira Imana ngo Mana ujya kunshyira hano ku isi wagira ngo nzamara iki? Haleluya. Kuko buri muntu wese wicayemo hano hari icyo Imana yamuvuzeho, kuko yakuremye mu buryo butangaje. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hari abantu bazasaza batawugendeyemo kubera impamvu zitandukanye. Buriya sinzi wenda hari igihe tuzabyiga. Hari abantu bakunze kuvuga ngo bafite za karande, karande nziza, karande mbi, ariko akenshi iyo bavuze karande bumva ikintu kibi. Ahubwo buriya ikintu abantu batazi nuko karande zose ntabwo ari mbi, hari na karande nziza. Burya nuko wavutse usa harimo karande, kuko usa na so cyangwa usa na nyoko cyangwa usa na sogokuru cyangwa na nyoko, niyo nayo ni karande. Ariko hariho ibintu bituma tutagera ku mugambi w'Imana kubera uburyo wenda ababyeyi bacu batekerezaga. Niba uvutse ugasanga umubyeyi wawe afite imitekerereze mibi, bizakugiraho ingaruka, bitume umugambi Imana yari ifite ku buzima bwawe udasohoza. Ariko ntibikuraho yuko uramutse warabisobanukiwe hakiri kare. Nk'ubu ngubu reka mbabwire ikintu, iyo mba nari nzi yuko umuhamagaro wanjye ari kuzaba pastori, hari ibintu nize ntari kwirirwa ntaho umwanya, nkiga ibindi bizagira umumaro mu muhamagaro wanjye wa gipastori. Niba byashobokaga ngo buri mubyeyi ajya asengera umwana we akivuka, Imana imubwire ngo uyu mwana namuremeye kuba pastori, icyakora jewe byari bisobanutse nuko ubwo Imana yashatse kunshisha ubundi murongo, kuko mama ajya bimbwira akambwira ati ariko wowe nkikubyara rwose nabwiye Imana ngo Mana uyu mwana numumpa azaba umushumba w'ubwoko bwawe. Jewe nasengewe kuba pastori nkiri mu cyumweru cya mbere cy'ubuzima bwanjye. Ngira ngo bigeze bumva mama atanga ubuhamya,
hari inshuro zimaze kuba ebyiri atanga ubuhamya n'abaye pastori, yahagaze mu bantu aravuga ati mumpe nanjye mvuge, ati ndagushimye Mana, ati nari nakubwiye ngo uyu mwana azaba umushumba w'ubwoko bwawe, none ibyo nagusezeranije birasohoje. Ariyicarira. Ejo bundi hari igitabo nari nasohoye, ndetse ko uwo munsi umupira wacyambuye Rayimurayiti, abantu bose nyine bari muri mundiyari isoza, abantu benshi bari barambwira ati tuzaza biguye ku munsi wa mundiyari, bataha biba byasubiye. Ariko nabwo yaraje byaranantunguye, sinari ko ari buze. Hanyuma mbona mama arahari. Mama ni umukecuru w'imyaka 87, arakuze. Noneho arahaguruka ati rwose, ati ubu narakubwiye ngo uzaba umukumbi w'ubwoko bw'Imana, uburagire urushaka yazajya kuri YouTube, byo biriho yazabiriho. Ariko icyo mubwira, hari igihe umuhamagaro wawe, ariko kubera yuko nta wigeze awushimangira, iyo mbimenye nkavuga ngo Imana ishaka kumba pastori, hari ibyo nagiyemo ntari kujyamo, hari igihe nataye ntari guta, hari n'ibyo nize ntari kwiga. Ndibuka twiga hari kuri igiswahili twari dufite, narayigize ngeze hagati ndavuga ngo ubundi igiswahili nzagikoresha iki, ko mvuga icyongereza n'igifaransa n'ikinyarwanda neza, ubundi iki giswahili nicyo kugira gute, nigira muri busikoroji mba narihuriye nk'igiswahili. Ubu nkaba nshobora kujya za Tanzania na za Kenya aho bavuga igiswahili nkabwiriza, ntagombeye gukoresha icyongereza. Ariko nacyo nzakiga, ejo bundi ninya muri retirement nzakora catch up. Nabisezeranije abantu bo muri Kenya, ndababwira nti ku myaka 70 nzaza Nairobi mbwiriza mu giswahili kizima. Ni mwihangane, nimushyiraho porogaramu y'igiswahili ku myaka 70 muzambona mbwiriza mu giswahili. Nabishyize mu ntego zanjye za retirement. Hari n'ibindi birimo mutazi, muzambona mu yindi sura nshya, kuko hari imihamagaro yacu. Ariko reka ne kutinda kuri icyo ngicyo, tuzabireba muri Mission Day ejo. Uyu munsi turiga ijambo ryitwa intwaro z'intambara yacu, kubera ko niba tugiye kwinjira muri territory ya Satani tukajya kuvana y'abantu Satani atwaza igitugu, tugomba kuba well equipped, tugomba kuba twambaye neza. Ariko niba tugiye no kubaho muri ubu buzima, erega niyo utajya kuvuga ubutumwa, ikibazo cy'abakristo benshi dufite intambara ikomeye, ariko bitwara nk'abari ku kibuga cy'umupira. Buriya ubuzima bwa gikristo ntabwo ari umukino, ntabwo ari game, nta nubwo ari na tombora, ntabwo ari loto, ntabwo ari ibintu ugira gutyo. Hari abantu mbona iyo agiye gusoma Bibiliya agira gutya ngo aho ntomboza niho nsoma. Ririya ni ikosa rikomeye cyane. Ntabwo ibintu by'Imana ari ugutomboza, ugomba kuba systematic, ugomba kugira gahunda. Ariko hari abantu bahora baje bagira ngo ngiye ngo aho ntomboje niho nsoma. Ntushobora kumenya Bibiliya usoma gutyo. Hari umuntu wahoza bimbaza kare ya telefone, yaramubwira ati umuntu ashaka gusoma Bibiliya yasoma ati, ndamubwira nti uzafata igitabo ujye ugisoma ukirangize, nurangiza ufata ikindi ukirangize, ariko we kujabagira. Niko umuntu ashobora kugendana n'Imana akamenya ijambo ryayo. Uyu munsi rero ndagira ngo twige intwaro zacu, ndagira ngo twihuse dufate mu Bakorinto ba mbere ibice Abakorinto ba kabiri Abakorinto ba kabiri ibice 10. Turava ku murongo wa 2 tugeze ku wa 5. Muri hangana turasoma ibice byinshi, kuko tugomba gusobanukirwa urugamba rwacu gufata. Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 2 aravuga ngo nuko ndabahendahenda kugira ngo ninzi wanyu ne kuzahatirwa gutinyuka nkuko bikwiriye, gutinyuka abantu bamwe bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Abantu bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Iragwe ejo twabonye Satani, isi na kamere. Paulo akavuga ati hari abantu batubona bakibwira ko natwe tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Iki ni cyo cya mbere tugomba kwitaho. Hanyuma aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi.
dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Mufata ayo magambo hanyuma mugaruke inyuma noneho mu isezerano rya kera. Turasoma, ni naho tugiye kwiga duhereye. Turasoma muri Yosuwa ibice 6. Ariko mwanze mufata ariya magambo avuga ngo nubwo tugenda nk'abantu ntiturwana nk'abantu, n'intwaro zacu si iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Haleluya. Yosuwa igice cya 6 baratubwira ngo iyo ariko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduka. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuza amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguriye amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziri duke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu bati nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza, isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza. Abafite intwaro bo muri bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduka, b'abatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwira nti nimurangurura amajwi muzahere ko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka n'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka, bakomeza kugenda bayavuza, maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa 2 bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo, bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajya bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje mu nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati nimutera amajwi hejuru, kuko Uwiteka bahaye umudugudu, kandi umudugudu niba urimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayi wa Rahabu aba ari we uzarokokana nabo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, nuko nimugikoraho muzazanira urugero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira abagabo bari 2 batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya Marayi uwo, usohora uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora Marayi wa Rahabu n'inzu ye n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata i Yeriko. Haleluya. Ijambo twasomye bwa mbere ryatubwiye ngo nubwo tugenda nk'abantu, haleluya, ngo ariko twe ntiturwana nk'abantu, ngo n'intwaro zacu si iz'abantu, ngo ariko imbere y'Imana zigira imbaraga.
yo gukubita hasi ibihome byose. Amen. Muri iki gice tumaze gusoma cyo muri Yosuwa baduha urugero rwiza rw'ibingibi tumaze gusoma. Ntabwo ariho honyine tubibona, ariko tujya tubona Imana irwana mu buryo budasanzwe. Hano mu gihe cya Yosuwa nuko buriya natangiriye hagati, inkuru itangirira mu gice cya 5. Umukozi w'Imana Yosuwa cyangwa umutware wa Isirayeli Yosuwa, kuko yari n'umujenerali, bahagaze bamaze kwambuka Yorodani, abona imbere ye hahagaze umugabo ufite inkota. Igice cya 5 umurongo wa 13 baratubwira ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza, toya, ahubwo nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe ntegetse iki? Umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Haleluya. Urumva hano hariya batubwiye ngo nubwo tugenda nk'abantu, ntabwo turwana nk'abantu, n'intwaro zacu si nk'iz'abantu. Nafashe urugero rwo muri Yosuwa, ko hari n'izindi ngero zo muri Bibiliya nari gufata, ariko nafashe urunguru kuko ni rwo rworoshye cyane, ariko ushobora no kubona izindi nyinshi. Umukozi w'Imana Mose agiye kujya muri Egiputa gukurayo ubwoko bw'Imana, Imana yaramubwiye ati, genda ujye kuvana abantu banjye muri Egiputa. Aramubwira ati, najyayo nte? Uzi Farawo? Imana iramubaza ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Ati, ni inkoni. Ati, yikubita hasi, ayinaga imbere y'Uwiteka ihinduka inzoka, ngo imutera ubwoba. Ariko Imana iramubwira ngo none urambura ikiganza ufata iyo nzoka. Ayifashe umurizo irongera ihinduka inkoni. Imana iramubwira, tuzi uburyo jyewe ndwana, iyi irahagije. Inkoni y'umushumba yumye, Imana iramubwira ati, iyi irahagije, kuko intwaro zacu si iz'abantu. Inkoni ya Mose niyo yatwaye yonyine, nta nkota yari afite, nta cumu yari afite. Inkoni ya Mose yayitungaga mu kirere, ijuru izuba rikazima, yayikubita mu mukungugu ugahinduka inda, yayikubita muri Nili igahinduka amaraso, yayitunga ku nyanja itukura igacikamo kabiri. Iyi nkoni ya Mose yayikoza ku rutare rugatanga amazi, kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga. Haleluya. Hari igihe twebwe twicara tukavuga ngo ariko ngo ibi bintu byari ibya kera, ngo ubu twebwe ngo Imana yahinduye gahunda. Ntabwo Imana yigeze ihindura gahunda, ahubwo ni twebwe twagiye muri logique. Twagiye muri logique y'imitekerereze y'abantu. Ibitangaza, burya impamvu ibitangaza bitagikoreka cyane nuko tutabyemera. Abantu bagiye muri logique bakakubwira ati, ntabwo ari ngombwa gusengera abarwayi kuko abaganga barahari. Unanabitekereje, Imana inabikoze bikaba. Abantu ba mbere babijyaho impaka ni twebwe b'abanyamadini. Bajya bavuga turiya muntu agikuzimu, asengera abarwayi bagakira. Uzarebe muri kino gihe abakozi b'Imana bafite imbaraga bose, abantu babashakira impamvu zerekana ko bagomba gukorana n'imyuka y'abadayimoni. Icyo ntabwo gishobora gutuma imbaraga z'Imana zikora. Na Yesu yigeze kujya iwabo ngo avayo nta gitangaza akoze, kuko abantu batamwizeye. Dusigaye twaranyuzwe naho twageze, imbaraga z'Imana ntizikora. Ariko ba Yosuwa, ndagira ngo twige ibintu bigera nko kuri 5 twiga kuri iyi nkuru ya Yosuwa. Ikintu cya mbere, urugamba rwa Yosuwa Imana yarabanje rukura mu maboko ye. Ageze imbere y'Iyeriko afata inkota yazi ko nyine arimo arareba Yeriko, areba ukuntu aho bazanyura barwana, aho bazashyira ibiti buririraho, aho bazapanga iby'amabuye n'ibiki byose. Agiye kubona abona umuntu umuhagaze imbere, aramubwira ati, kandi ngo yari afite inkota. Nk'umujenerali wiyubaha, Yosuwa akuramo iyo nkota, araza ati, ndashaka kukubaza, uri uwo mu bacu cyangwa uje kuturwanya? Marayika agomba kuba n'inkota yatarayikuye mu rwubati. Aramureba ati, ariko akagawe wigerezaho, urambaza niba ndi uwo mu banyu cyangwa nje kubarwanya? Ati, oya. Urumva ntiyamushubije ngo ndi uwo mu banyu cyangwa ngo amubwire ati ndi uwo uje kubarwanya. Aramubwiye ngo oya, ibyo byombi uvuze nta na kimwe ndicyo.
ahubwo genje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Haleluya. Bivuga ngo Yosuwa agiye kurwana, ariko hari izindi ngabo ziri buze osokuru. We Yosuwa araza kurwana, araza kuyobora ingabo za Isirayeli, ariko marayika w'Uwiteka yoboye ingabo zitegeka ikirere. Haleluya. Nibyo twabonaga ejo, Satani yatwaye 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru, ariko Uwiteka asigarana 2/3. Uko byagenda kose umubare wacu niwo munini. Aramuga ati ngewe nje kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Yosuwa aravuga ati Yosuwa nanone yumva nabi, yibwira ngo aramubwiye ngo nje kuba umugabo. Aramuga ati none se ko ari gihe wari general igiye nkoze iki? Aravuga ati ukora iki? Banza ukuremo izo nkweto zawe. Ngo Yosuwa akuramo inkweto, ngo yubarara imbere ye, amuha amabwiriza y'uburyo urugamba ruzagenda. Aramuga ati icyambere, ntimuzagombera kurira ziriya nkiki, ziriya zabateye ubwoba ngo bafite imidugudu minini, ntabwo muzagombera kuzurira. Mufate isanduku y'Uwiteka ibajya imbere, mushake abatambyi bazi kuvuza amahembe 7 bagende bavuza amahembe. Bavuza amahembe umunsi wa mbere, muzenguruke urebe ikintu yabategetse, mucecetse, mwambara ubupfukamunwa, muzenguruke mutavuga. Uzi cyatumye Imana ibabwira ngo bazenguruke batavuga? Number 1, iyo bazenguruka bavuga bari kuvuga urucantege. Hari ikintu maze kubona, iyo abantu babumbuye akanwa bakavuga. Yosuwa yarabizi, yigeze kuzana n'abandi gutata kiriya gihugu. Baraza batata igihugu, bagarutse babumbuye akanwa bavuga urucantege. None Imana irababwira ngo noneho muzazenguruke umudugudu mutavuga, ntihazagira ijambo na rimwe risohoka mu kanwa kanyu. Bazenguruka umudugudu bacecetse, bambaye agapfukamunwa. Ariko icyari kirimo kuvuga n'iki? Ni amahembe yari ku isanduku y'Uwiteka. Bivuga ngo concentration iri ku Mana. Urusaku ruravaho isanduku y'Imana iri, concentration. Nabari kubabona bagenda bari kuvuga ati ariko nimutubwira ayo mahembe aravugira hehe? Babona abantu bavuza amahembe, bakabona bakikije abatambyi batwaye isanduku y'Uwiteka. Haleluya. Isanduku y'Uwiteka barimo kuyitembereza. Biriya bintu bari yabo bashoboraga kubyumva, kuko ziriya mana z'abanyamahanga nazo bajyaga bazitwara bakazitembereza. Abaroma bari bafite imana yitwaga Bakis, ariya bagira ikibitaga Dionysos, yari imana ya divayi, ku mwero wa divayi. Bakis bayishyiraga mu ngobyi bakayiheka, bakanywa inzoga bagaheza, bagakora iminsi mikuru bitaga bakanare. Muri bakanare byose byari byemewe, bagatembereza imana yabo ya Bakis. By the way, buriya niho havuye no gutembereza isakaramento, kuko burya isakaramento baritembereza mu mezi inzabibu zeramo. Uzareba iteka ryose iyo batembereza isakaramento bari gihe bari n'amashikashike n'ibindi bintu byose, n'amacunga bayeze n'ibindi bintu byose by'imbuto. Burya abakristo batangiye gutembereza isakaramento basimbura izo karnaval za Bakis kugira ngo be kujya bazijyamo. Kavuga ati reka natwe dutembereze isakaramento kugira ngo abakristo be kujya muri iriya minsi mikuru y'abapagani. Rero ibi ngibi bari babimenyereye, kubona Imana igenda bayivugiriza amahembe, ingabo ziyikikije. Cyari ikintu cyo kubibutsa ngo uru rugamba si urwanyu, ni urw'Uwiteka. Haleluya. Iminsi 7 bazenguruka Yeriko bacecetse, amahembe abibutsa yuko urugamba, the battle belongs to the Lord, uru rugamba ni urw'Uwiteka. Amina. Kandi urwo rugamba rufite umushorera, rufite umuyobozi warwo, kuko buriya Yosuwa nubwo yari ari hasi, kuba yarakuyemo inkweto akemera kwikubita hasi imbere ya marayika w'Uwiteka. By the way, uyu ntabwo yari marayika usanzwe, yari Uwiteka bwite. Niyo mpamvu abaziga teoloji babyita teofani, ni Imana yaje mu isura y'umuntu. Kuko batangira batubwira ngo Yosuwa yabonye umuntu, sibyo? Umurongo wa 13, abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Bigeze ku murongo wa 15,
ngo umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto zawe. Hanyuma umurongo wa 2 wo mu gice cya 6 ntabwo akiri marayika, ntabwo ahubwo aratubwira ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zawo. Ahindutse Imana. Ntabwo marayika ajya ahinduka Imana. Aha rero bajya bakubwira ngo iyi ni ishusho ya Yesu ugaragara mu isezerano rya kera, nibyo bita teofani. Kuko hari henshi uzabona aza ari nka marayika ariko yageraho ngaho bakamwita Uwiteka. N'igihe bajyaga kurimbura Yeriko, Uwiteka yasigaranye na Aburahamu ariko yaje mu isura y'umuntu. Icyo bishaka kutubwira ni iki ngiki, urugamba rwose urwazarwana number 1 ntuzarwane mu mbaraga zawe, uzabaza Imana ngo ariko uru rugamba ndimo kurwana. Iri ni ryo somo rya mbere rikomeye. Isezerano ryonyine Imana iha abantu bayiteka ryose irababwira ngo nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Igisubizo kuko nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko nzakurengera, kuko irakubwira ngo birahagije yuko mba ndi kumwe nawe. Urugamba rwacu rutangira kuneshwa iyo tugendana n'Imana. Urugamba rw'ibyaha rutangira kuneshwa iyo ugendana na Yesu. Marabyigisha abantu ariko byabananiye kubyumva. Mu bintu bimbabaza nuko nzasaza abantu batarabyumva. Uzi kubwira abantu formule simple, bakavuga ariko ngo pastor ibintu bye biba biri compliqué. Bavuga rwose ni iki kiri compliqué kukubwira ko Yesu ari muzima? Hari ikintu kigoye mora? Ntabwo mubyemera ko Yesu ari muzima? None se mwemera ko Yesu ari Imana? None se mwemera ko Imana yanyu ifite amaso ireba? None se niba Imana ireba kandi ikabigukunda ikaba ari umubyeyi wawe, kuki utemera ko izakurwanirira intambara? Kuki utemera yuko izakurinda ibyaha? Njye mbwira ngo ikintu kindinda ibyaha cya mbere nta maso y'Imana, nta courage nshyiramo, nta nubwo nigora. Njyewe iyo mbyutse mu gitondo nibutse umutima wanjye ko Imana indeba. Simple. Ibyo wazana imbere yanjye byose sinshobora kujya mu byaha kuko Imana indeba. Njyewe abantu hari ibintu ntakora batari kujya uca bugufi, ntukirate, uriyemera cyane. Ntabwo njyewe niyemera, nemera Imana. Umwami wanjye ndamuzi, nta n'intambara, hari intambara ntajya ndwana. Kuko hariya Paulo yavuze ngo nubwo turi abantu ntiturwana nk'abantu. Njyewe sinjya ndwana intambara za kamere. Hari ibintu abantu baho mu by'amatiku n'inzangano, izo ntambara sinjya nzirwana. Ariko Paulo yandikiye abakorinto akabwira ati abantu bamwe bibwira ko turwana intambara za kamere nk'abandi. Oya, njye nshobora kukubwira ibintu uti buriya ntwanaranyanga, nkabwira rye imbere y'Imana sinkwanga. Ibyo nakubwiraga nakubwiraga ukuri. Abantu bakaza bagashoza urugamba, intambara bakazishyushya, kabarwa mureke nze ndibuka ukuntu Imana igiye kurwana uru rugamba. Kandi narayibonye inshuro nyinshi zirwana ikazirangiza. Ntukarwana intambara y'umubiri. Abantu benshi bicayemo hano n'abari n'ahandi, ikintu cyica abantu nuko barwana intambara z'umubiri, bakirwanirira, ugapanga imipango, ukabeshya, ukarimanganya, ukirwanirira, ukagira gute. Ntukarwana intambara y'umubiri. Nuba wakoze ibyaha ujye wihana kuko Imana yakurebaga. Hariho n'umuntu urimanganya agahishahisha, agafindafinda, akagira gute. Ntacyo ushobora gufindafinda iyo ugendana n'Imana. Iyo wabikoze uba wabikoze kandi bayakubonye. Niyo wabisiba imbere yawe ntibisiba. Jya imbere y'Imana ubwira uti Imana nabyishe. Twe ntiturwana intambara za kamere, ntabwo turwana intambara z'umubiri. Nibyo Paulo yasobanura akagwerterwa intwaro zacu siza abantu. Nubwo tugenda nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu. Urugamba rwose uzarwana narwo nutangira kwirwanirira uzaba warangije gutsindwa. Nutangira gushaka ingabo zo kukurwanirira Uwiteka ntazazijyamo. Nibyo Uwiteka yabwiye Yosuwa, aramubwira ati no utambara mu ngabo zawe. Ndaguha amabwiriza unyumvire, niyo utanyumviye wirwariza. Kandi abantu benshi barirwariza, barangiza bakibaza impamvu batsinzwe, barirwarije. Reka Uwiteka kurwanirira urugamba.
niryo somo rya mbere tuvanamo. Mbere yuko Yosuwa ajya kurwana i Yeriko, Imana yabanje kumwereka yuko iri muri urwo rugamba, kandi iramubwira ngo nigiye utanga amabwiriza wowe ukumvira. Abantu benshi bakora ibintu batabajije Imana, abantu benshi bajya mu bintu batabajije Imana, abantu benshi bafata ibyemezo batabajije Imana, ubuzima bwabo barabwigengera, bwamara gusenyuka ngo Mana kuki wantereranye. Wigeze uyibaza? Aho mbaza umudamu umwe muri counseling, ambwira ngo ariko pastor ngo kuki Imana rwose ngubu ngo kuntu nayisengaga ngo hanyuma ngo irandeka ngo shaka umugabo ngo ndabwira ngo ngiye kubaza ikibazo. Tubwirane ukuri, wigeze uyibaza ngo uyu muhungu ngiye gushaka niba atari we ubu bukubwice? Cyakora yambereye imfura, arambwira ati isengesho nk'iryo sinari kurisenga. Ndamubwira naho byapfiriye. Uzi yuko buri hari ibintu byinshi tujyamo urimo kubyumva, ukumva ijwi rikubwira ngo wijya muri ibi bintu ukabijyamo, wamara kubigwamo uti Mana kuki utambwiye? Rya jwi risa ryakubwiraga ubwiraga ngo ni iryande. Hari ibintu byinshi, reka ne gutanga ingero nyinshi kuko jewe buri munsi nirirwa muri case z'ibingi ndimo kubabwira. Umuntu Imana ikamubwira ntiyumve. Yosuwa, Yesu yari imanukiye mu isura y'umuntu, kuko icyo gihe yarataravuka nk'umuntu nyine, nibyo bita teofani nyine, ni Imana yagaragaye mu isura y'umuntu. Arambwira ati uru rugamba si urwawe, tega amatwi nkubwire uko muzarwana. Number 1, intwaro muzarwanisha siza abantu, nta strategy zawe zirimo. Wowe uzagende muzenguruka umurwa inshuro imwe, musubire mu ngando mucecetse. Hazumvikana iki? Amahembe ahimbaza Uwiteka gusa. Umunsi wa kabiri musubire muzenguruke. Jewe nibwira ko abantu b'i Yeriko babarebaga gateze, ba bantu baduteraga ubwoba burya ni nibibuka. Ntibarimo gushyiraho ibintu byo kuririraho, ntibarimo no gushaka amabuye kudutera, barimo barazenguruka gusa bavuza amahembe. Barumva se biriya byo bizadutera ubwoba. Ariko ku munsi wa karindwi Imana irababwira ngo ku munsi wa karindwi muzazinduke kare, noneho muzenguruke Yeriko karindwi muvuza amahembe. Ku nshuro ya karindwi muzatera akaruru. Bateye akaruru, za ngabo z'Uwiteka zikora akazi, inkike z'i Yeriko zirariduka. Niki cyarituye inkiko z'i Yeriko? Ni za ngabo z'Uwiteka zitagaragarira n'amaso. Haleluya. Biriya ni ibintu abakristo twagombye gusobanukirwa. Hari igihe abasiriya bateye, Elisa yiyicariye arimo gusenga ari mu mwuka. Umugaragu araza aramubwira ati Nyagasani profete, ingabo ziduteye ziratumaze, batugose. Impamvu bari babagose, umva intambara si yacu. Ngo umwami yajyaga gutera, Imana ikabwira Elisa ati umbwirire umwami w'Isirayeli ngo ejo bazagutegera i Kanombe ntuzaceyo. Bagategera i Kanombe bakavuga ati turamufata miritu. Bagategereza bukira atahageze, bakavuga ati yaciye he? Bati yaciye Kacyiru. Bati niho tuzamutegereje. Bagategera Kacyiru agaca Kanombe. Bugeye umwami w'Isirayeli amaze gushoberwa aravuga ati nimumbwire mu basirikare banjye bari muri eta majoro, ninde ujya kubwira umwami w'Isirayeli ibyo twavugiye muri aho dutegurira intambara? Umwe aramubwira ati Nyagasani ntabwo bizi bari abantu bafite Imana imena amabanga. Haleluya. Iyo dukoze conseil de guerre, inama y'urugamba, umuhanuzi witwa Elisa, turangiza gukora inama, imigambi yacu agahita yibwira umwami kandi ataje hano, intwaro zacu siza abantu. Aravuga ati okay, ubu kugira ngo tuzatsinde ruriya rugamba rero nuko dufata uyu muhanuzi ntazongere gutanga amakuru. Atuma abasirikare b'inkorokoro baragenda baragota. Umugaragu wa Elisa abonye izo ngabo araza aramuga ati Nyagasani batugose, imbere n'inyuma twaguye mu mutego nk'imbeba, batugose. Aramureba aravuga ati nta nubwo yamushubije, yirebeye hejuru aravuga ati mva Mana humura amaso y'uno mwana,
abone yuko ingabo ziri mu ruhande rwacu ziruta ziriya zaje kudutera. Haleluya. Ngo ahumuye amaso abona aho batuye hagoswe n'amagare y'umuriro. Haleluya. Icyo nicyo kintu cyiza cyo kugendana n'Uwiteka. Ariko mwazanye Imana mu rugo iwanyu, amagare y'umuriro, kuko burya Imana ije izana na escort. Haleluya. Iyi Imana ituye iwawe guaranteed. Ariko mwari mwabona Perezida wa Repubulika iyo abiye gusura ahantu, burya ni ahantu haba hari secure. Uzi neza ko nka Perezida azaza i Kanombe cyangwa gusura nk'umurenge runaka ejo, ushatse wajya kwirarirayo ukarara unakinguye inzu yawe, kuko nta mujuru uzahatambagira, hari secured. Iyi Imana yaje, ingabo z'ijuru ziraza zigakora security, secured. Iyo ugendana n'Imana mu nzira, burya escort ziba zikuriho, ntabwo abantu babimenya ko zihari. Ariko iyi Imana ije ntabwo iza yonyine, uretse ko n'ubundi irihagije. Ariko burya bw'Imana ngo Mana rero tugiye kuryama utubere maso, irakuvuga ati sawa, ubwo wampaye runo rugo ngo ndurinde, I will be awake, ndarara ndi maso. Burya niba zanakwiba Imana iri maso, burya niba yabiretse ngo bigende bisimbure, burakikaguha ibirenzeho. Niko Imana yacu imeze, ntuzahangayike. Baraza bakakwiba televiziyo ikakuzanira nini kurutaho. Umwesikoro yigeze kunyiba amafaranga, kunyeskoroka amafaranga, ndamubwira ntiburize icyo wakoze. Ntiyo ushaka ko urutoki rubyibuha urarwicira, ntiburiya warwiciye, Imana igiye kumumugisha, kandi nyuma yaho ko Imana yarabikoze. Kuko dufite Imana. Imana nireka umuntu akaza akakweskoroka, kandi wewe rwose wabikoze n'umutima mwiza. Uzi umuntu ukubeshya akakweskoroka rwose ukagira impuhwe nyinshi, uwo yarabanje ashyira mu kintu cy'impuhwe nyinshi. Turabanza tuba inshuti, arangije nkubita urupacu ariko rwiza, bien calculé, mathématique, ndamuha ndamwongera ndamwongera. Ariko uriya hanyuma mbaza Imana, rero Imana kuki wemeye ko biriya bimbaho? Irambwira ngo no, ngo sera faire du bon Dieu, ngo biriya ni ibyanjye bimparire, ngo nzaguha ndi. Cyane ko yatwaye mu gihe kibi muri corona, muri covid, neza rwose irandemera. Buriya rero kambabwire, mu gihe cy'Imana igiturwanirira, kuko Elisa yahumuye amaso, Imana yahumuye amaso y'umugaragu wa Elisa, abona ingabo zibakikije, nawe aratuza. Za ngabo ziraza zije kubafata. Elisa arazibwira ati murashaka nde? Ati turashaka umugabo witwa Elisa. Ati ntabwo ari hano, muze njye kubereka aho ari. Arabatwara n'ibwami i Samariya. Bwira Imana ati bahumura amaso barebe. Bahumuye amaso basanga bageze ibwami kwaduye hagati mu nkambi, bagoswe n'abasirikare bafite inkota. Umwami w'Abisirayeli aramubwira ngo tubakubita inkota, turakubita inkota abantu Uwiteka yafashe, bagaburire ubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, twe ntidukubita inkota. Bagaburira niburangiza ubareke batahe. Haleluya. Buriya niyo mpamvu iyo Yesu atubwiye ngo umwanzi wawe nasonza ujye umugaburira, ntabwo izari intwaro z'abantu. Ubundi intwaro z'abantu ziravuga ngo umwanzi wawe nasonza ujye umwicisha inzara, niyambara ubusa n'utwo yarasigaranye ujye ututwika, umwumvishe, umwereke, umwitura ibyo yagukoreye. Ariko akavuga atoya, intwaro zacu si nk'iz'abantu. Umuntu nakuvuma ujye umusabira umugisha, ko twebwe ntiturwana nk'abantu, intwaro zacu si nk'iz'abantu. Iyo umuvumye ubukoreye muri kamere, Pawulo akavuga nubwo batubona twe ntitugendera muri kamere, utuvumye tumusabira umugisha, utubeshyeye tumuvuga neza. Haleluya. Iyo bakwambuye ntiwiheba, uravuga ibyo byose Uwiteka wari warabimpaye azamba ibindi. Uwiteka yari yarampaye, Uwiteka arishubije, Uwiteka himbazwa. Siko Yobu yavuze. Haleluya. Kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Reka njye ku kintu gikurikiyeho.
Imana yabwiye Yesuwa ngo uyu mudugudu kuki yasabye ko bawuzenguruka karindwi? Hari ibintu bizikubita hasi ari uko bitinzeho, hari ibintu uzasengera ubone ntibigenda. Umva iki giseke hari ibyifuzo nashyizemo, nanjye regashyiramo buriya. Rero mubona mushyiramo ibyifuzo mukagira ngo ni mwebwe mwenyine, nanjye nshyiramo. Ejo bundi tujya gushyiramo ibyifuzo bishya. Ubundi iyo umwaka urangiye ibyifuzo by'ibigugu ndabijyana nigiye ubyitwikira, nkabitwika nkareba bizamuka, nkavuga Romana uyu mwotsi uzamutse uvuga iherezo ry'ibi byifuzo byari biri muri iki giseke. Haleluya. Nanjye udupapuro, hari agapapuro nanditse umwaka ushize nkashyiramo. Hanyuma ejo bundi mbona igisubizo cy'ikintu maze imyaka, ariko iyo mvuze imyaka ni imyaka igera ku 8 nsengera. Jewe rero burya gutanga ubuhamya sinya nkunda kubikora, ariko iyo ntangiye gutanga ubuhamya hari igihe nubwo nzana amarira mu maso, kavuga Mana iki kintu uragikoze. Imyaka 8 nsengera ikintu. Hanyuma ejo nyuma yo gutwika ibyifuzo by'umwaka ushize cya kintu cyashubijwe. Buriya rero hari ibintu bizagusaba kuzenguruka Yeriko karindwi, ndetse igihe wenda gusubizwa bikagusaba kuyizenguruka karindwi inshuro, kayizenguruka inshuro 7 mu munsi umwe intensive, ukongera umurego. Hari igihe hariya kuri za ministeri habaga ikintu cy'ikinyoni. Murakibuka ikinyoni cyabaga gifite umutwe w'umugore. Irya ni imana yo muri Egiputa yitwa Ba, yari imana y'urupfu. Noneho buriya iriya nyoni nayangaga urwango. Abanyegiputa kuki bagiye kuduha bakaduha imana y'urupfu? Noneho abibuka neza muri 99 dusoza umwaka tugana mu 2000, tuhabure hari abantu dushaje ariko twari tukiri insoresore icyo gihe, twaragiye tuzenguruka icyo kinyoni turi benshi. Abanyegiputa baraza n'abandi bakagira ngo tugiye kukimena, ariko twari twavuze ngo turakizenguruka karindwi tugiha mandat d'eviction. Mandat d'eviction ni yindi baguhavuga ngo sohoka mu nzu y'abandi. Tugiye guha mandat d'eviction iki kigirwamana. Turakizenguruka rimwe, turakizenguruka kabiri, tugeze nko kuri 4 tubona abapolisi baraje. Baraza bati muva hangaha. Turahava nyine kuko twagombaga kumvira amabwiriza. Twikorera amareshe tuza kuri stade niho igiterane cyabiri. Abibuka neza ni naho ninjoro na discours ya President Bizimungu niho yayikoreye. Twaraye mu masengesho hano kuri stade, ariko turavuga kiriya kinyoni twakirukanye tu. Bibaye aho ngaho. Hanyuma haciyeho imyaka, ariko jewe najyaga mpora njyayo ko navuze mutwirukanye turi benshi ariko ntimuzanyirukana ndi jyenyine. Agenda nkafata imodoka nkazenguruka hariya muri rompo, nkinyuza hirya no hino, nkazenguruka karindwi, ngo nva wakinyoni we warupfwe, narakwirukanye kandi nzanezerwa umunsi nzabona wagiye. Mu 2004 nari ndi muri Malaysia muri semina twari twagiyemo. Numva madame arantelefoni arambwira ngo haleluya, ni kubera iki? Ngo cya kinyoni ngo cyajyanye n'amasashe, ngo perezida yagiye muntu uza mu muganda wo kwirukana amasashe, ngo n'ikinyoni cyagiye. Ndavuga ni cyagiye tu. Buriya rero ikintu cyose ujye wizera Imana ugicaneho umuriro tu, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko ngo ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Hari ibintu biba byarigize kabutindi sha, nababwira ibintu nagiye nsengera nkabimaraho imyaka nkabona byikubise hasi, ariko rimwe na rimwe umuntu yanga kubivuga kugira ngo batazanga, ariko hari abantu baba barimo gukabya inkuru, barimo kugira gute. Ariko burya ikintu wazengurukije amasengesho ujye wizera ko kizikubita hasi. Hari umunsi Imana izagikurura igishyire hasi, kuko intwaro zacu si iz'abantu. Yosuwa yazengurutse
umudugudu ukomeye ufite inkike zikomeye, arazizenguruka n'abasirikare be barazenguruka inshuro imwe nta cyabaye, bazenguruka umunsi wa kabiri ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa gatatu ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa kane ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa gatanu ntihagira ikiba, bazenguruka wa gatandatu ntihagira ikiba, umunsi wa karindwi bazenguruka karindwi nta kiba, ku nshuro ya karindwi inkike zirahirima. Ntuzacika intege urimo gusenga. Haleluya. Kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana ngo zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Umuntu azarware umusengere, nubona adapfuye burya hari Imana ibirimo gukora. Kuko Imana yo igira igihe cyayo yagennye, kandi kirya gihe umara urimo kuzenguruka Yeriko hari amasomo uba urimo kwiga. Yewe hari isomo nize rikomeye cyane, iyo nsengeye ikintu kigatinda hari ibintu Imana ibirimo gukora, kandi iyo imaze kubikora ibikorera rimwe bikazana n'ibisubizo bindi byinshi. Haleluya. Nibyo rero Paulo yavuga ati buriya twebwe nubwo tugenda nk'abantu, intwaro zacu si iz'abantu. Amina. Iteka ryose niwibuka Yeriko, nabaha n'izindi ngero, rega buriya hari ingero nyinshi za kiriya kintu. Eliya yagiye ku musozi wa Karumeli ahangana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera bamurutaga ubwinshi, bari 850. Afunga ikirere hasigaye, bahamagara Bayali ntiyitaba, ariko yakuruye rimwe gusa, umuriro uramanuka. Arangije aragenda yicara hejuru y'umusozi asengera imvura, arasenga bwa mbere, arakurura, abwira umugaragu ati ndebera. Inshuro ya mbere arazaramubwira ati nta kintu kirimo rwose, igicu nta, ijuru riracyari bleu. Asubira yarongera arasenga inshuro ya kabiri, aramubwira ati subirayo urebe. Arazaramubwira ati noneho ryarushijeho kuba bleu, wagira ngo wari kubuye. Agira gatatu, agira kane, agira gatanu, agira gatandatu, ku bwa karindwi ngo aramubwiye ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu gaturuka hejuru y'inyanja. Aramubwira ati genda umbwirira Ahabu ngo cebura, kuko agiye kongera kururerindi rimwe imvura ihitigwa impangukano. Hari ibintu tuzasengera tubigereho tuzengurutse Yeriko karindwi, ku munsi wa karindwi ndetse tuyizenguruke karindwi kandi, kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Sinzi ibihome bikuri imbere, sinzi ibyananiranye ufite mu buzima bwawe, sinzi ibyananiranye ufite mu rugo rwawe, sinzi ibyananiranye ufite mu kazi kawe, sinzi ibyananiranye mu bana bawe, cyangwa hari ikintu kimwe nzi, intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Haleluya. Ariko ibihome bya mbere bigomba kubanza kuriduka, biri muri twebwe imbere. Ibihome bya mbere Satani yabyubatse muri twebwe. Ibihome bya mbere biba muri twebwe, kuko igihome cya mbere Satani yubaka ni nicyo cyo kutizera, ukirwanirira, ukarwana muri, wari kuza abantu barwana muri kamere. Ye baba we, abantu bagendera muri kamere. Twebwe rero uko tugenda dusaza, reka mbwira bari muri twebwe bagenda bakurana, ko nanjye sigaye rega ubu ngubu utani bahamagara intwari z'itorero babandi bahejuru ya 65 bamwe bakorera iminsi mikuru, nanjye nzajya mba ndimo. Ushobora kubyemera, najyaga nkorera abandi umunsi mukuru, none ubu ngubu nanjye umwaka utanza abandi mu nyine, niba tumira abo hejuru ya 65 nzaba ndi mu ntwari z'itorero, nanjye barimo kunyakira, turimo kurya amadegede n'ibihaza. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, buri uko tugenda dusaza kamere irushaho kugira imbaraga. Mureke mu busaza bwacu n'ubukecuru twe kujya turwana intambara za kamere. Mbona abakecuru, mujye mubona kuri YouTube muri no minsi abakecuru barabibasiye, abakecuru n'abakazana babo, ndako kuri za TikTok, abakecuru n'abakazana babo, ukabona umukecuru arwana n'umukazana barwanira kwicara mu mwanya w'imbere, undi bararwanira kugaburira umuhungu. Abani karabaye, barimo bararwana intambara za kamere. Twebwe intambara zacu si iz'abantu. Haleluya.
intambara zacu siza abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome bya mbere Satani abyubaka muri twebwe. Niyo mpamvu Paulo, ngiye gusoza, Paulo yarababwiye ngo twebwe dukubita hasi ikintu cyose, umurongo wa 5, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Jya ubanza ufate mpira ibitekerezwa mu mutima wawe ubigomororere Kristo, kuko ibihome bya mbere bigomba kubanza gusenyuka biri muri twebwe. Burya kugira ngo Imana izagukoreshe ikorane nawe, hari ibyo igomba kubanza gusenya muri wowe. Uzi buriya abantu twize dufite ibipapuro byinshi, uzi ibihome biba biri muri twebwe. Ibihome usanga umuntu kabisa arakubwira ati ye mfite PhD, mfite masters, ko ari igihome. Kiriya gihome kiragoye kugisohokamo. Hari ibihome byinshi biri muri twebwe bigomba kubanza bigasenyuka. Ubanze ubirebe hanyuma yo kujya urwana nk'abantu, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko intwaro zacu imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Reka turangirize kuri izi ntwaro z'abakristo. Paulo yandikiye Abefeso arababwira, izo muzisome mu gice cya 6 cy'Abefeso, singiye kuzisoma kuva ku gice cya, ndazibabwira mu magambo nibwo muzumva neza. Arababwira ngo mutware intwaro z'Imana, kuko twamaze kubona ko intwaro zacu atari iz'abantu, ariko ziriya ntwaro turwanisha zikora zite. Dufite intwaro 7, buriya nkunda umubare 7 ko ni umubare w'Imana. Dufite intwaro 7 tugomba kumenya gukoresha kugira ngo turwane mu buryo bw'Imana. Amen. Abefeso 6 kuva ku murongo wa 14 ni naho batangira kuzivuga. Aravuga ngo mutware agakiza kaba ingofero. Agakiza, kuki agakiza bakagira ingofero? Ni biriya tubonye Paulo avuga ngo dukubita hasi ibitekerezwa mu mitima tukabigomororera Kristo. Burya agakiza, iyo ushyize agakiza mu bitekerezo byawe, agakiza ugatekereza nk'umuntu ukijijwe, aho gutekereza nk'umuntu wize, aho gutekereza nk'umuntu wishoboye, aho gutekereza ugatekereza nk'umuntu ukijijwe, agakiza kakaba ingofero. Bigora Satani kukurwanya iyo utakirwanirira. Yivuze ngo yewe ndi umugaragu w'Uwiteka, Uwiteka azandwanirira kuko ndi umwana w'Imana. Mutwara agakiza kaba ingofero, gakosora imitekerereze, mutekereze nk'abantu bakijijwe. Haleluya. Ahandi hantu Satani arwana urugamba rukomeye cyane. Icyambere arabanza akatubibamo ibitekerezo bye, ariko bisanze abantu bajya kubwira ngo umuntu yankoze mu bwonko. Nabwira ntwara agakiza nk'ingofero. Nuba wambaye ingofero, ujye ubona abantu bagiye kuri za shansiye aho bubaka bambara ingofero kugira ngo nihagira n'ikikubita ku mutwe atagira icyabo. Nta kizagukora mu bwonko wambaye agakiza, utwaye agakiza nk'ingofero, kuko ibitekerezo byose bazazana bizasanga uri protected. Babwira utari ko ibyo mumbwira ngiye mfite ntwaye agakiza nk'ingofero. Ibyo Satani umbwira sinshobora kubikora kuko nambaye agakiza nk'ingofero. Haleluya. Ahandi hakabiri Satani aduterera ni umutima wicira urubanza. Umva mbabwire, nasengeye abantu benshi batari bamenya gutwara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kuko igituza, ubundi abantu bazi ko umutima uba mu gituza. Umutima wacu, emotions, buriya abantu benshi babana umutima ubacira urubanza, intege nkeya bazikura mu mutima ubacira urubanza. Nabaha ingero n'ingero. Hano nkunda kubaha urugero ko izo mba nzishyira kure kugira ngo abantu batibonamo. Twigeze kujya kubwiriza muri Kenya. Umugabo umwe mu gihe cy'intambara y'aba Mau Mau muri independence ya Kenya, yari akiri umusore, babatuma gusenya ferme y'umuzungu. Baragenda bagezeyo, abazungu babaga bafite imbunda. Umukobwa wakoreraga uwo muzungu arababona. Ababonye baramubwira turiya mukobwa ubwo yatubonye, wowe genda umunige, umakinge sure ko yapfuye kugira ngo ataza kutuvuga. Muri iriya system y'abaroberi, order ni order. Aramutwara. Umukobwa agenda muhendera, wambabariye ntunyice rwose, basi mpambira unzirike mujye gukora ibyo mwaje gukora. Ariko ikibazo yari afite, yagombaga gutanga ripoti ko umukobwa yapfuye kandi yamuhambye.
arengaho aramwica. Byabaye muri 52. Icyo giterane twagikoze muri za 98. Umugabo araza arambwira ati umva mfite ijwi ryanze guceceka muri jewe ry'umukobwa uharambwira ngo unyiciye iki. Ndasenga narakijijwe ariko nananiwe gucecekesha iryo jwi. Ndamubwira nti nuko ari we wagerageje kuricecekesha. Intwaro turwanisha si izacu, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, kandi amaraso ya Yesu ashobora gucecekesha andi maraso yose. Murambika biganza ndamusengera. Arambwira ati sinigeze mbitekereza nyo, kandi ndumva nduhutse koko. Undi munsi twari turimo kubwiriza muri Ghana, Accra. Umukobwa yari yarakuyemo inda. Arambwira ati jewe ni iteka ryose iyo ntekereje, ati nakuyemo inda, ati nkanguka batarakuraho amaraso ayo yari yavuye nyine bamukuramo inda n'umwana n'ibindi byose. Ati iteka ryose mbona ayo maraso nkumva ari amaraso y'umwana wanjye, atakambwira ngo ntabwo uzajya mu ijuru kubwaya maraso. Ndabwira nti amaraso ya Yesu avuga imbabazi, kandi nubyemera urababarirwa. Buriya rero ikintu intwaro ikomeye ya mbere ya Satani ni ukudushinja ibyaha n'ibyo twihana. Mporana n'abantu, mporana n'abagabo bahemukiye abagore, mporana n'abagore bahemukiye abagabo, bakubwira ati nananiwe kwibabarira. Nkamubwira nyine niwe wananiwe kwibabarira, ariko iyo watuye ibyaha Imana irakubabarira, ariko ikakubwira ngo ntuzabisubiremo. Noneho ukajya ugenda wambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ukavuga ngo ubwo umutima wanjye utancira urubanza ndatinyuka. Niko Paulo yanditse. Imbaraga zacu ziva mu mutima uticira urubanza, ukamenya ngo narababariwe ubwo amaraso ya Yesu yantwikiriye, mfite courage, ndi protected. Hari abantu bakubwira ngo menya ariyo mpamvu ngo n'ibyifuzo byanjye bidasubizwa, ngo nuko ntabwo Imana izigera yanga gusubiza ibyifuzo byawe, kuko iravuga ngo igushiriza imvura ababi n'abeza. Niyo waba warakoze icyaha cyose uzihana, Imana irakibabarira, ariko ntuzagisubiremo. Niyo mpamvu Yesu yajyaga abwira abantu akabwira ngo genda ariko ntuzasubireyo. Haleluya. Ibyaha wakoze kera ukabyihana, izere ko wabibabariwe. Ujye ugenda wambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Ngo wambara umukandara. Ariko kira ni ibi bibiri tuvuyeho ni very essential, kuko abantu benshi bananirwa kwibabarira, ariko ubundi bakananirwa no kubabarira abandi. Kuko kimwe mu bintu Satana, kimwe mu bihome bikomeye Satana ajya afungiramo abantu ni bitterness, umuzi wo gusharira. Ukajya uvuga ngo uriya muntu ngo yarampemukiye iteka ryose, akaba ari byo uririmba. Buri gihe watangiye kugira umuzi wo gusharira, ugira intege nke, kuko aho kugira ngo ubone ibyiza uhora ureba ibibi. Kandi namwe mwicayemo hano mwese, ubu wazana icyuma gipima umuzi wo gusharira, watangazwa n'abantu bicayemo hano. Hari abagore bahemukiwe n'abagabo, hari abagabo bahemukiwe n'abagore, hari abana bahemukiwe n'ababyeyi, hari abana bababajwe nuko ababyeyi babo batumvikana. Hari imizi yo gusharira y'uburyo bwose yuzuye hano. Ariko niba mushaka kurwana urugamba, nta nkomere ijya kuri front, nta nkomere irwana urugamba. Iyo ukomeretse ujya muri sickbay bakabanza bakakomora. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Hanyuma ya gatatu agatubwira ngo mukenyere ukuri nk'umukandara, mugendere mukuri. Ibintu by'ibinyoma, ibintu by'amanyanga, ibintu byo kubeshya beshya nabyo bibatera intege nke. Reka nihute. Intwaro ya kane ikomeye cyane, ngo mutware kwizera nk'ingabo. Iyo Satani akurasha imyamba akakubwira ati wowe nayo umuyenzi ntuzayikamira, n'ababyeyi bawe barabikubwiye ko rwose uzapfura imbwa ntaho uzigeza, ujye ubabwira ngo mfite kwizera, Uwiteka wandemye afite ubuzima bwanjye mu biganza bye, uhagarike iyo myambi. Nuyongera karasi yindi utege. Ingabo yo kwizera yubakwa n'amasezerano Imana yatuvuzeho. Nzabana nawe, nzakugirira neza, umukiranitsi ntazigera arikwa, umwana we ntazigera asabiriza ibyo kurya. Ibintu byose iyo utangiye kugendera mu masezerano y'Imana, kwizera kwawe kurakomera. Niyo turwanisha urugamba, ugatwara kwizera nk'ingabo. Satani yarasa umwamba turapfuye.
ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka, ntawe ushobora kubikuramo. Ati ndakurahiye noneho barakurangije, ati ntushobora kundangiza, Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Ntabwo iteka ryose ukagenda urwanisha kwizera nk'ingabo. Amina. Hanyuma warangiza rero kugira ngo ibyo byose bidahagarara, ngo mukwete inkweto arizo mwete wo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuko buryo iyo ugenda uri mu murimo w'Imana, Satani ntabwo, inyoni iguruka ntibashobora kuyirasa biboroheye, kubera ko iyo urimo kugenda ukorera Imana uba urimo gusengera imbaraga. Burya abantu bajya mu byaha ni abantu badafite icyo bakorera Imana. Iyo udakorera Imana, Satani agushakira ibiraka. Iyo wibereye mu murimo w'Imana uri very busy, yewe nabimenye mfite imyaka 25 nasezeye ku byaha uwo munsi. Ndavuga numva rero nkubwire Satani, ntuzongere kwirirwa unzana imbere abagore n'ibiki byose, kuko ubu ngubu ugiye ndimo ndashaka imbaraga ziruta izo nari mfite. Ndashaka kuzasaza ndi mu mbaraga, ntabwo nshaka kuzasaza nka Samusoni baranyogoshe ngenda. Oya, barankuyemo amaso. Oya, ukajya ugenda udakabakaba, ukajya ugenda utahuna, utagenda. Kubera iki? Kubera yuko ufite umugambi wo kongererwa imbaraga. Ukavuga ngo no mu busaza nzaba mfite amakakama n'itoto. Haleluya. Nkunda ayo magambo, ngo abatewe mu bikari by'Uwiteka ngo bazashisha nk'imikindo, ngo no mu busaza bazagira amakakama n'itoto, ngo bazagumya kwera. Haleluya. Ukavuga ngo ngewe ngambiriye ko no mu busaza nzaba nkirimo no kwera imbuto, mfite ziri, mfite umwete w'ubutumwa bwiza. None yarangiza akavuga ngo hari intwari ebyiri tugomba gutwara, nizo ndangirijeho, nizo turwanisha, offensive weapons. Ngo mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Buriya abasirikare barashisha imbunda, bakora imyitozo myinshi yo kumenya kudahusha. Ariko burya abarebye amafilime y'inkota za kera birirwaga biyanterena gukoresha inkota, akamara amasaha yiga gukoresha inkota ye. Ariko twebwe inkota zacu zaragimbye. Abantu benshi ntibasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana ntaryo bafite, baraho gusa. Mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Kuko Satani araza yatera ikintu ukamubwira uti oya, Satani byanditswe ngo, yakongera uti handitswe ngo, yagera akavuga ati oya, uyu nguyu arakanganye mu muhungi, mwigire ntimwamushobora. Burya hari abantu Satani atinya kuko batwara inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Ariko noneho hari abandi atinya kurushaho kuko basengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Burya umva, iri jambo ry'Imana ushobora kubwiriza umuntu akambwira ati rekeraho sinshaka kukumva, ariko ushobora kumbwira ngo ntushaka kunyumva iyo napfukamye nkasenga. Ushobora kuguhindisha umushitsi, kuko nshobora kugusengera ubishaka utabishaka, nshobora kugusengera ncecetse, nshobora kugusengera mvuga, nshobora kugusengera ngenda, nshobora kugusengera aho ndi hose, kandi amasengesho yanjye akakugiraho umusaruro. Musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Mutware intwaro zose z'Imana, twambarira urugamba, tujye kubohoza abo Satani atwaza igitugu. Haleluya. Iki rero nicyo tugomba kubanza kumva kugira ngo tuzaba abakristo b'imbaraga, tuzaba abakristo Imana ikoresha. Nuko tubanza tugasobanukirwa ngo urugamba rwacu rufite umugaba. Iyo tugiye ku rugamba niwe tujya imbere, kandi yaranesheje. Kera ntabwo nkihura n'abadayimoni benshi, sinzi aho bagiye. Ngira ngo mu gipastori ntabwo abadayimoni bagaragara. Tukiba mwivuga butumwa nabonaga abadayimoni. Twajyaga kuri stade watangira kubwiriza ukabona amadayimoni. Umenya mu rusengero burya bari comfortable. Nta nususu nuko badahara, ahubwo mu rusengero bagomba kuba barahabonye ubuturo, bari very comfortable. Cyane cyane ko kenshi iyo twajyaga mu ivuga butumwa twafataga amasengesho tukabanza tugasengera ubutumwa, tugasengera icyumweru tugiye kumara. Naho ubu ngubu ni kama kawaida. N'amadayimoni ashobora kuza akicara akiyumvira ubutumwa, akikorera imirimo. Ntimujya mubona wicara hano ejo bibye telefone, ubwo amadayimoni twari turimo kubwiriza yicayemo hano arimo gucunga uko ari bw'iyi telefone y'umuntu. By the way, nabonye ubu mujye mucunga amatelefoni yanyu. Rero abantu b'abagore b'abadamu b'abana beza agira aricyo agafasha telefoni, wajya kuyireba ukayibura. Mujye mucunga telefone zanyu hano. Iyo twateranye mu biterane nk'ibi ngibi, nabo kwa Satani baza gushengerera.
bakaba comfortable. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, buri iyo dufite imbaraga, ikintu cya mbere gitera ubwoba Satani, nubona umuntu ufite umudayimoni uzamubwira uti vuga izina rya Yesu, ntashobora no kubumbura akanwa ngo avuge. Ikintu cya mbere kizakubwira ko harimo umudayimoni, ntashobora kuvuga izina rya Yesu. Nubona ubwiye umuntu uti vuga izina rya Yesu ukabona yanze, imenya ngo harimo umudayimoni. Ese harimo umudayimoni amwe azi ubwenge, umubwira akabidodora, ariko yarangiza agakomeza kinangira kuvuga ati apure kuvuga izina rya Yesu reka ndivuge ko batari bunyirukane se. Ariko iyo wamaze guhamagara Yesu kamwe tumva rero Yesu tugiye kurwana n'uyu mudayimoni, come to our rescue, imbaraga zirakora kuko dufite urugamba rufite umujenerali uruyoboye. Yeriko ijya kwikubita hasi, Uwiteka yarizi yabwira Yesu amuha strategy zo gutsinda urugamba. Reka tubanze duhamagara Imana izirwanane natwe. Sinzi ibihome biri imbere yawe, sinzi za Yeriko zananiranye mu buzima bwawe, sinzi za Yeriko zananiranye mu rugo rwawe. Hari za Yeriko nyinshi zuzuye kiriya giseke. Ndenda kubabwira hari imwe yikubise hasi ejo bundi kandi yari duhangayitse. Yikubita hasi yari kwirahirima. Dushima Imana. Imyaka 7 nshyira mu giseke. Shyira mu giseke nkariko Mana. Ntabwo ndi bitangiye ubuhamya, buri hari umunsi wabyo. Shyira mu giseke ukazana icyifuzo umwaka umwe, cyongera mu ndi mwaka wa 2, shyira mu mwaka wa 3. Harimo bamwe nanjye njya mbibona nkavuga ntabaduhuje ibibazo kuko hariho bimwe écriture zimwe maze kuzimenya. Abana ariko umenye Yeriko igihari tu. Ariko buri hari umunsi muzatanga ishimwe. Muhaguruke dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano, kwari igihe tubwiriza gutya, Imana ikabirimo kukubwira ngo ariko wowe hari ibintu by'ibiyeriko biri muri wowe bigomba kuriduka. Hari ibintu bitse ugomba gupakurura bikavamo. Hari ingingimira, hari imijinya, hari amashyari, ibyo byose bigomba kubanza bikavamo. Hanyuma warangiza ukarwana urugamba kugira ngo Imana irwanirire Yosuwa yabanje gukuramo inkweto. Mukweture imbere y'Uwiteka, hanyuma Imana iturwanirire. Kandi niba wicayemo hano nawe umeze nka bari abantu nababwiraga, ufite ibintu ujya wiciraho urubanza, umenye ko Uwiteka yiteguye kukubabarira icyo gihoma akagisenya muri wowe. Niba ufite abantu wananiwe kubabarira, icyo gihoma uyu munsi ugisige ahangaha kugira ngo ugendane gukiranuka mu mutima wawe, kuko dutangira kubona imbaraga iyo tugenze nk'uko Imana yavuze. Muzareba ahantu hose Yesu yigishije kugusenga, arangiza avuga ngo mwene so niba afite icyo mupfa ugende umusabe imbabazi, niba nawe hari icyo yagukoreye umubabarire kugira ngo ubone imbaraga. Amina. Niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana avugana nawe kuri uyu mugoroba ngo hari ibintu bimwe ukwiye kuritura muri wowe, this is the moment, uyu ni wo mwanya. Hanyuma twambare intwaro z'Imana, twambarira urugamba, tujye kubohoza abo Satani yagize imbata. Zamura ijwi ryawe wibwirira Imana ibyawe. Turagushimye Mana yacu, iri jambo tumaze gusoma riratubwiye ngo urugamba si urwacu, ngo nubwo tugenda nk'abantu, ngo intwaro zacu si iz'abantu, ngo ahubwo imbere yawe zigira imbaraga, ngo zishobora gukubita ibihome hasi. Turasengera abantu bose barimo hano, abo Satani yubatsemo ibihome, abo yubatsemo ibihome by'urwango, abo yubatsemo ibihome by'amashyari, abo yubatsemo ibihome by'ibyaha, abo yubatsemo ibihome bumva yuko za karande zabo zitabemerera yuko bazagira icyo bageraho. Turasenga ngo ibyo bihome byose bikurweho kugira ngo utunganye abantu bawe, kandi urangize utwambike kwizera kugira ngo dushobore kurwana urugamba neza. Urebe buri muntu wese wateranye kuri uyu mugoroba, utwibutsa aya magambo. Hari abantu barimo hano bamaze imyaka basengera ibyifuzo, barasenze bageza aho barambirwa, bavuga bati Mana ko twagusenze kuki utarimo kudusubiza, ariko wabwiye Yosuwa ngo muzazenguruke Yeriko, mwongere muzenguruke Yeriko, mwongere muzenguruke Yeriko, mwongere muzenguruke Yeriko, ngo ndetse ku munsi wa 7 ngo muzayizenguruke, mwongere muzenguruke, mwongere muzenguruke, mwongere muzenguruke, ngo mugire 7. Ni wowe ugena igihe ibihome bizikubitira hasi. Turasenze ngo twese twambike kwizera kugira ngo ibyo turimo gusengera byose tuzashobore kubibona, kugira ngo ibyo turimo gusengera byose ibihome bizashobore kuriduka, kugira ngo ibyo turimo gusengera byose tuzashobore kuzamura amashimwe kuko za Yeriko zagiye hasi.
wumve gusenga dusengeye ahangaha. Uritura ibihome byose byubatse ku buzima bw'abantu. Mana, hari byinshi warituye, hari byinshi uzagaragaza ko wabikuyeho, ariko turasenga ngo bikore bisohoze kuko uri Imana yacu. Wumve gusenga dusenga kuri uyu mugoroba, wigaragaze nk'Imana. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera ibyifuzo byose biri muri iki giseke. Biriya ni ibihome bifasha abantu benshi. Turasenga Mana ngo urebe, witegereze, wumve, urebe abantu bose bashyizemo ibyifuzo muri iki giseke, kandi ukitegereze Mana. Abantu bagiye bashyiramo ibyifuzo bitandukanye, ababishyizemo kera n'ababishyizemo ubu ngubu, n'abakibifite mu ntoki zabo batari babitanga, ariko uyu mugoroba dusengeye ibyifuzo byose. Reka ibyifuzo abantu bashyizemo ahangaha ubirebe, ubigira ibyawe. Iki giseke kibi giseke cy'urwibutso, wibuke abantu barimo gusengera agakiza, barimo gusengera abantu babo badakijijwe, barimo gusengera abantu babo babishywe na Satani, barimo gusengera abana babo bafashwe n'ibiyobyabwenge, barimo gusengera abagabo babo baheze mu busambanyi, barimo gusengera ingo zabo zirimo gusenyuka, barimo gusengera abantu babo Mana bahezwe mu businzi. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenga ngo ibyo bihome byose ubikubite hasi kuri uyu mugoroba. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo urabizi harimo abantu barimo gusengera abantu babo kubera ko bararwaye. Hari abafite amakanseri, hari abafite ibibyimba byo mu nda, hari abafite n'ubundi burwayi butandukanye, hari abafite ibicuri, hari abafite n'izindi ndwara zibamereye nabi. Mana, turasenga ngo ibyo bihome byose bikubitwe hasi mu mbaraga zawe, wigaragaze nk'Imana, ukora ibitangaza kuri uyu munsi. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo hari ababoheye mu bihome by'ubukene Mana, bamaze igihe mu bushomeri, bafite ibibazo bibagoye, baheze mu madeni ya banke, bari mu manza z'urudaca, ariko turasenze uyu munsi Mana ngo utange ibisubizo ku byifuzo by'ubwoko bwawe. Abarimo gusengera ibyifuzo bitandukanye ubasubize. Abasore bashaka abo bazabana, abakobwa bashaka bafasha abatware babakwiriye, turasenze ngo abo bose urambura ikiganza cyawe usubize kwifuza k'ubwoko bwawe. Iki giseke Mana turakikuragije, n'igihe twatashye wowe ugisigarane. Urebe buri cyifuzo cyose kirimo, uwanditse icyifuzo waramurebaga cyandika. Hari n'abari hanze batari hano barimo gutanga ibyifuzo babicije mu matelefone. Abo bose turasenze ngo imbaraga zawe zimanukire gukiza abarwayi, imbaraga zawe zimanukire gukura abantu mu bukene, imbaraga zawe zimanukire gusubiza ibyifuzo by'abantu, intego bashaka kugeraho, abanyeshuri bashaka kurangiza kwiga, abashaka kubona amaperimi, abashaka kubona amaviza, n'ibindi byifuzo bitandukanye. We Mwami Imana yacu usubize kwifuza k'ubwoko bwawe. Wumve gusenga dusenze kuri uyu mugoroba, ureke za Yeriko ziri duke zikubite hasi, kuko intwaro dutwaye si iz'abantu, ahubwo imbere yawe zigira imbaraga, zikaritura ibihome byose. Ukora ibitangaza, ukora ibimenyetso, wihesha icyubahiro, ubwoko bwawe bunezerwe. Ko ni mu izina ryawe dusaba Mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Ntacyo bishyiremo, ubwo nabyo twabisengeye kandi ejo tuzabikomerezaho.